Reka mpite nyahera hano iwacu mu Rwanda n'ubundi mbabwire ko igitaramo kizazamo umuhanzikazi wo mu gihugu cya Uganda witwa Shiba Karungi cyari gitegerejwe cyane kuko uyu muhanzikazi yaheruka gutaramira mu Rwanda muri 2022 hari tariki 13 Kamena ubwo yataramiye muri Canal Olympia. Ubu rero noneho hamaze kumenyekana abazamufasha ku rubyiniro harimo abahanzi nyarwanda, harimo umukobwa uri kwigaragaza neza cyane muri iyi minsi, amaze imyaka 3 mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, ariko ibikorwa birigaragaza, yitwa Bwiza afatikanya na Bushari. Aba bombi bazwiho ko ku rubyiniro rwose baba bafite imbaraga nyinshi, ariko kandi n'aba DJ ndetse n'aba MC bazafatanya na Shiba Karungi, barimo MC DJ Phil Peter akaba ari n'umuhanzi, harimo kandi DJ Crush ndetse na MC Anita Pendo, ntibagiwe na MC Tino. Ukurikije uburyo aba bantu bazitabira iki gitaramo bameze, barasanzwe bazwi, ni igitaramo bari guteganya ko kizaba kirimo abantu benshi ndetse kizaba kirimo n'imbaraga nyinshi, kuko Shiba n'umubyinnyi akaba n'umuririmbyi mwiza. Ubwo rero muri Camp Kigali ashobora kuzashya ni ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 2024. Mpite nkomereza kuri Prosper Nkomezi, n'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yakoreye igitaramo ku mugoroba ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 nejo ku cyumweru. Nyuma yo gutaramira rero i Kampala yavuze ko cyari igitaramo cyagenze neza cyane, yashimye cyane ko amatike ya VIP yari yanabanje gushira mbere yuko umunsi ugera aho yakoreye hari huzuye. Avuga ko rero yabonye ko yungutse umuryango mushya mu gihugu cya Uganda, yungutse abakunzi b'umuziki we. Avuga ko rwose azanasubira y'imvura igwa risubira. Hari n'amakuru nabonye avuga ko yashimishije abaturage mu gihugu cya Uganda, akanagabirwa inka zigera kuri 2. Hanyuma twikomereze mu yandi makuru agiye atandukanye, mbabwire ko muri Kenya hamaze iminsi yavuga imyigaragambyo iri gukorwa n'urubyiruko, iri gukorwa n'abiganje mu rubyiruko, habo barimo kwamagana n'ubundi zamurwa ry'imisoro. Witwa rero Eric Omondi n'umunyarwenya ukomeye cyane, yifashije imbuga nkoranyambaga ze aburira perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, avuga ko ku munsi wa 4 ngo yamuziye azayobora imyigaragambyo, ariko ngo ikozwe mu mahoro, bambaye amakanzu y'umweru. Ngo bayifuza ko bakwirukana bamwe mu banyamabanga bo muri guverinoma, kuko ngo abaturage mu gihugu cya Uganda biganje mu rubyiruko abayoboye muri iyo myigaragambyo ngo batabafitiye icyizere. Hanyuma muri Nigeria munyemerere mbabwire ko uwitwa Rema ukunze kuvuga ko atishimira cyane abaturage bo mu gihugu cya Nigeria batamwemera ndetse banapfobya ibikorwa bye, yamaganye cyane imvugo ngo ya Big 3 cyangwa abahanzi 3 bakomeye barimo uwitwa Davido, Wizkid na Burna Boy. Avuga ko ngo hatakiri Big 3 ahubwo hari Big 4, bakwiye kujya babara ko hari abahanzi 4 b'inkorokoro nawe yiyongereyemo. Kuri ubu ngubu noneho yanabishyize mu ndirimbo ye nshya. Avuga ko yiyamye cyane ndetse agiye no guhagurukira abantu bapfobya ibikorwa bye, kuko ngo yagiye akora ibikorwa byinshi bikwiye kuba nawe byamwicaza ku ntebe bano bakuru be bicayeho. Reka dutegereze turebe nimba koko bazabyakira, kubera ko abantu bo muri Nigeria bemera bano bahanzi 3 mvuze, nibo usanga bakunda kugenda bahondana imitwe bikozwe n'abafana, ariko bakunda guhigana ubutwari cyane. Hanyuma nikoze hakurya y'imbibi, witwa Rihanna ndetse na Justin Bieber hamaze iminsi amakuru hari yuko n'ubundi bavuye gutarama mu gihugu cy'Ubuhinde i Mumbai, ni mu birori bibanziriza ubukwe bw'abana b'umuherwe n'uwitwa Anat Ambani ndetse n'uwitwa Radhika Merchant. Abangaba bafite ubukwe buzaba iminsi 3 kuva ku itariki ya 12 kugeza ku itariki ya 14 Nyakanga. Ubu bukwe rero bwabanjijwe n'ibitaramo harimo Rihanna witabiriye ndetse na Justin Bieber. Ubu amakuru ava mu gihugu cy'Ubuhinde aravuga ko uwitwa Drake, Adele ndetse n'uwitwa Lana Del Rey, abangaba ngo ibiganiro bigeze kure kugira ngo nabo bazajye kwitabira ubu bukwe. N'ubukwe umuhanzi ugiye kuburirimbamo ahabwa amafaranga menshi, kuko ejo bundi ubwo witwa Justin Bieber yavagayo, amakuru yavugaga ko ashobora kuba yishyuwe miliyari zisaga 10 z'amafaranga y'u Rwanda, n'amafaranga menshi. Hanyuma ubwo 50 Cent yari ari muri Canada mu bitaramo bye, yafasha akanya ari ku rubyiniro avuga ati ariko ibintu mwakoreye Rick Ross nibyo koko, kubera ko mu minsi yashize ubwo Rick Ross yajyaga gutaramira i Vancouver, abafana ba Drake baramwibasiye cyane ubwo yaracuranze indirimbo ya Kendrick Lamar, binashimangira amakimbirane bamaranye iminsi ko yamaze no kugera mu bafana. Gusa yafasha akanya arabaganiriza aravuga ati rwose ibyo mwakoze ntabwo ari byo, ati nagira ngo kuko mbabaze nimba rimwe mwabikoze. Hanyuma uwitwa Diamond ageze kure imishinga yo gukora indirimbo Komasava isubiyemo, byatangajwe na Raven ubwo ari mu kiganiro, abazwa niba koko umushinga wa remix ya Komasava ayiriho. Aravuga ati wapi rwose ntabwo nzaba ndi kuri indirimbo, kuko umuhanzi wo muri Amerika ukomeye uzayikorana na Diamond, imishinga bayigeze kure ndetse n'amashusho ari gufatwa. Diamond afite igitaramo i Barcelona tariki 28 z'ukwezi kwa 7. Hanyuma urakoze cyane Karemera.